uri kunyumva uyu munsi umaze igihe kinini usenga ariko uko bwije uko bukeye nta gisubizo. Wigeze no kwibaza uti ese Mana uracyanyumva? Niba ari wowe ndakwinginze ntugafungure video kuko ndizera ko uyu munsi Imana ifite ijambo rikeneye umutima wawe. Amahoro y'Imana abe muri mwe. Ni Eddy Bizumuremyi, ndi umuvugabutumwa wa Yesu Kristo. Nishimiye kubana namwe kandi ndabasuhuje mwese bakunzi ba Eddy Gospel Rwanda. Hano dusangirira hamwe ijambo ry'Imana ryubaka kandi rigakomeza ukwizera kandi rikaba ryahindura ubuzima abantu. Niba ari ubwa mbere ugeze hano nguhaye ikaze, kandi niba iyi nyigisho iri umumaro ntuzibagirwe kuyisangiza abandi. Uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko imbaraga z'isengesho. Ese waba ubizi neza ko hari imbaraga z'isengesho? Mbere y'uko dusoma ijambo ry'Imana, reka mbanze nkubaze, iyo ibintu bikomeye mu buzima bwawe, ikintu cya mbere ukora ni iki? Subiramo. Iyo ibintu bikomeye mu buzima bwawe, ikintu cya mbere ukora ni iki? Hari abantu bamwe bahita bahamagara inshuti zabo, hari abajya ku mbuga nkoranyambaga, hari abarira mu ibanga rikomeye akajyana kwihunga kare. Hari n'abakristu bamwe baba bafite aho bahita bajya, nta handi ni mu rusengero, bakajya kuvuga ati Mana ko bimeze gutya. Hari n'abafite aho bahamagara, ufite agahamagara Data wo mu ijuru. Hari n'abari rimwe na rimwe, hari n'abavurira, hari n'abasenga, abakristu bagasenga Imana ikabumva, kubera ko nta jambo na rimwe rira mu kirere Imana itarigeze. None wowe uri kunyumva iki? Iyo ibintu byakugoye wumva ubuzima bwawe bwanze, ureba hirya no hino ukabona nta nzira, minervari yabuze, sitoke nta kintu kirimo, imikorere yahagaze, uburwayi burasimburana iwawe mu rugo, ushobora kubona n'ikibazo cy'urukundo byaranze, urakora rimwe, umaze gukora inshuro 10, 5, 30 byaranze. Ukora iki? Aho ntugenda ukiyahuza ibiyobyabwenge, ugenda ukajya mu bindi bintu bitagufitiye umumaro ngo n'ubundi byaranze. Mbese uri kunkurikira ukora iki iyo ubona ugeze mu bihe bikomeye? Reka dusome Yakobo ibice 5 umurongo wa 16. Haranditse ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo usenganye umwete. Iri jambo ritubwira ko ikintu gikomeye ntabwo rivuga ko isengesho rifite umumaro muke, ahubwo rivuga ko rifite umumaro mwinshi. Subira inyuma gato twibutse insanganyamatsiko yacu yatubwiye ngo imbaraga z'amasengesho. Hari imbaraga dukura mu masengesho. Iyo dusenze, iyo dupfukamye, iyo turi ahantu twiherereye, hari imbaraga dukura mu masengesho. Iri jambo riratubwira ikintu gikomeye, ntabwo rivuga ko isengesho rifite umumaro muke nk'uko abantu benshi babitekereza, ahubwo rivuga ko rifite umumaro mwinshi. Isengesho rifite umumaro wo kuba ryahindura ibihe. Nimba ugira ngo ndakubeshya, usome mu Kuvaho Mose yari ageze ku nyanja itukura, yareba inyuma akabona amagare ya Farawo aramukurikiye, imbere hakaba hari inyanja, hirya no hino hakaba hari imisozi. Araramye, yumbira mu ijuru.
kindi yashushanyaga kwari ugusenga. Baze Hana nawe yari yarabuze urubyaro, ahandi yatunduye uretse gusenga. Bivuze ngo isengesho rifite uburyo ki umuntu asenze rihindura ibintu. Iyo abantu bavuga ngo nta cyahindutse, Imana iba ishaka ko dusenga. Ngo ushobora gusenga abantu bareba bakabona nta kintu kigeze gihinduka, ngo usenga. Byakozwe n'intumwa, itorero ryarasenze maze Petero afungurwa muri gereza. Iyo hataza kubaho umuhati w'amasengesho w'abanyetorero, ntabwo Petero yakaba yaravuye muri gereza. Si we gusa, utekereze no kuri Daniyeli. Umwami yashyizeho umukono ku itegeko avuga ati nihagira usenga indi mana azajugunywa mu rwobo rw'intare. Ariko Daniyeli yarabimenye, ariko ntiyafunze idirishya rye, ahubwo yararyuguruye, arapfukama arasenga. We yari azi ko umutekano we utari ku mwami gusa, ari no ku Mana. Ese waba wibuka ko na Eliya yasenze imvura igahagarara, yongera gusenga imvura iragwa? Bitwigisha ko hari ibintu bidahindurwa n'imbaraga z'abantu, ahubwo bihindurwa n'isengero. Ushobora ugakora ibintu bikanga, ariko wasenga ibintu byose bigahinduka. Eliya mu mbaraga ze, mu bushobozi bwe, ntabwo yari bubashe kuba yakabwira imvura n'ikime ngo bihere, ariko imbaraga z'amasengesho bwo gusenga no kwizera yarabitegetse biragenda. Mara imyaka 3 yongera gutegeka imbaraga z'amasengesho, imvura irongera. Daniyeli nawe yanze kubarira igishushanyo cy'umwami, yemera kujugunywa mu rwobo rw'intare, ariko intare kubw'imbaraga z'amasengesho Daniyeli yari amaze gusenga, intare zimubonye ziramutinya. Intare zimubonye ahubwo zibona ni inshuti. Ibi bitwigisha ko hari ibintu abenshi batekereza ko bishobora kuba byagahindurwa n'uko uvuka mu muryango ukomeye, n'uko ufite ibizigira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo dusenze ibintu byose bijya bihinduka. Hari umuntu uri kunyumva ubu ngubu aka kanya, abaganga bashobora kuba baravuze ijambo rya nyuma ku buzima bwawe, akavuga ati rwose twaragaragaje, ibizamini byose twarabikoze, nta kindi gisigaye uretse ariko ndagira ngo nkubwire ngo nubwo ubushobozi bw'abantu bwaretse, ariko Imana ntiravuga ijambo rya nyuma mu buzima bwawe. Niyo mpamvu ugomba gukomeza gusenga. Isengesho ribanza guhindura usenga mbere y'uko rigira ibyo rikora. Abantu benshi batekereza ko gusenga gusa guhindura ibibazo gusa, ariko igisubizo ni uko ari oya. Ahubwo Imana mbere yo guhindura ikibazo cyawe, Imana ibanza guhindura umutima wawe. Ndabisubiramo, mbere y'uko Imana ihindura ikibazo cyawe, Imana ibanza guhindura umutima wawe. Nta roho nzima mu mubiri upfuye, Imana irabanza igahindura uwo mubiri, roho yawe ikagutuza mu mubiri muzima. Yazana roho ikabanza igatunga, mbere y'uko guhindura irabanza itunganye kugira ngo umubiri wawe utungane. Hari igihe usenga usaba Imana gukuraho ikibazo, ariko Imana yo ikabanza kukongera kwihangana. Hari n'igihe usenga usaba amafaranga, ariko Imana yo
ikabanza kukwigisha uburyo ukwiriye kwizera, uburyo wanabaho nta mafaranga. Hari n'igihe usenga usaba gukira, ariko Imana yo ikabanza kukwigisha kwirinda. Benshi biringira amagare ndetse n'amafarashi, ariko Imana iba ishaka ko ubirinda. Iyo usohotse mu isengesho ushobora gusanga ikibazo kigihari, ugasenga yewe wazamutse kanyarira, ikibazo kikujyanyeho ni inzara, igihe kinyamakara ikibazo kikujyanye wenda ni urubyaro, yewe se ni uburwayi aho upfukamye, ariko ugasoza isengesho n'ubundi bwa burwayi buracyahari, ya nzara iracyahari, bwa bugumba buracyahari. Ariko ndagira ngo mbwire ngo nubwo usohotse mu isengesho ikibazo cyawe kigihari, ariko wowe ntabwo usohoka ukimeze nk'uko winjiye mu isengesho umeze. Ahubwo Imana hari ukuntu ibanza kuguhindura kugira ikakwambika imbaraga kugira ngo ubashe guhangana n'icyo kibazo. Izo ni imbaraga zisengera. Mwene data, Yesu Kristo yaravuze ati ukwiriye gusenga iteka kandi ntugacike intege. Muhore musenga iteka, usengeshe umwuka iteka. Yesu Kristo ntabwo yavuze ngo usenge ku wa mbere, ku wa gatatu, ku wa kane ubyihorere. Yavuze ugomba guhora usenga iteka. Kuko yavuze atyo, ni uko yari azi ko Satani akunda kubiba igitekerezo kigira kiti ntacyo bimaze gusenga, ariko ukuri ni uko iyo uretse gusenga uba uretse intwaro ikomeye Imana yaguhaye. Ibyo ushobora kuba utarabyizeye kuvuga uti ese kuko naba ndetse ikintu gikomeye, ariko reka dusome mu rwandiko rwanditswe n'Abafilipi ibice 4:6. Aravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mu gusenga. Kuvuga ngo ibyo wakwiganyira byose, ushobora kuba ari ubushomeri umazemo igihe kirekire, ushobora kuba ari iyo nzara, ushobora kuba ari ubwo burwayi, ariko mu Bafilipi 4:6 baratubwira ngo ibyo wakwiganyira byose, ibyo ushaka byose bimenywe n'Imana binyuze mu gusenga. Iyo usenze umutwaro uva ku bitugu byawe ukajya ku Mana. Ubutumwa bw'umwihariko bw'ukurikiye The Gospel Rwanda nagusigira, nibura uri kunyumva uyu munsi yumva nakubwira nti urekere gusenga. Niyo amarira yakubana menshi, komeza gusenga. Niyo abantu bavuga ko bitagishoboka, komeza gusenga. Yewe niyo waba umaze imyaka utegereje, komeza gusenga. Hari amasengesho Imana ihita isubiza, hari n'andi isubiza nyuma, hari n'ayo isubiza mu buryo buruta uko wayisabye, ariko nta sengesho rivuye ku mutima Imana yirengagiza. Niba wemera ko iri sengesho rifite imbaraga, andika muri comment uti nzarekera gusenga, kandi like kugira ngo bikomeze kugenda neza. Kandi niba hari umuntu uzi ucitse intege, musangiza iri jambo. Bishobora kuba ari ryo Imana ikoresheje kugira ngo igarure ubyiringiro. Bidatinze reka dufatanye n'iri sengero. Biba bishoboka ko ufunga amaso yawe aho uri, niba utwaye imodoka cyangwa uri aho bitakwemerera, uje umutima wawe nawe ufatanye mu gusenga. Data wo mu ijuru, turagushimiye ko utwumva iyo dusenze. Hari abari bacitse intege, hari abari barwaye, hari abari bafite imitwaro ibaremereye imitima, ariko Mwami Imana twumvishe neza ko nta sengesho ryawe dusenga ngo ribirire mu kirere, ahubwo amasengesho umuntu asenganye amuvuye ku mutima ajya kugeraho agira icyo ukora. Mwami, ongera kwizera kwacu, ongera kwizera
abantu bose bateze amatwi ya Gospel Rwanda, bahe imbaraga zo gukomeza gusenga, bahe amahoro n'ibyiringiro, kandi ubayobore mu bushake bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane gukurikira inyigisho kugeza ku musozo. Niba iri jambo ryagukomeje, kanda subscribe kuri Edi Gospel Rwanda kugira ngo tujye tubana mu biganiro bya buri munsi, usangize abandi, kandi ukande akamenyetso k'igikorwa ariko all notification kugira ngo uzacikanwa n'izindi nyigisho. Ikindi nakubwira, ibuka buri gihe, aho ubushobozi bw'umuntu burangirira niho imbaraga z'Imana zitangirira. Edi Bizumuremyi, Imana ibahe umugisha, tuzongera guhura.